kikaza kikarara gikarira ubwa mbere nyine bakibyumva bajya gumva ariko nabi ariko byagezeho icyo kintu bacyumva bose bagahamuka bakaba bizi ko muri bo hari umuntu uzapfa kugenda kose ku buryo papa wabo yacyumvaga akagira ntajye n'ikintu kimwe avuga agaceceka akajya kuryama akavuga ati okay ubwo ninjye cyangwa undi akavuga ati ninjye. Hi guys, how are you doing? I hope everything fine. My name is Debbie. Niba rubwa mbere ubwo nyine uturuga mbere mbonye rese kumvuga story time hano. So today I'm so sad as you can see my face. Koko I'm posting a video. They're not going that far, but it's okay. Jesus knows me. You guys are not good people. Ariko nakiba. Ugo ndimo complaining. Anyway, you guys you're welcome back. You're welcome back kuri story time zanjye mukanya nari ntangiye gukora mitambiva mu mungu wanye numbajije Debra urasoje kano kanya mitamubwira Gina please I'm so tired atambwira abantu bazajya babura icyo bare ndabwo n'undi bantu wanye nango bakunda kundeba tell me why I'm getting 500 views. I was like okay let me go and do it for them even though they're not good people. Yeah, so hi again, how are you? So uyu munsi mbazaniye story nzanye imeze gutya. I don't know how to start this story because the story is not good at all. Ari story njya mbona nkababara nkavuga mana ngiye kubera ikintu wemera ko biba ku bantu ariko ari ibintu bibabaje nyine ugasanga umuntu ubuzima bwe bwose nta kintu cyiza na kimwe yigeze abamo, everything is very bad in yeah. So nandikiye n'umusore he's 27 yambwiye ngo Debbie gutyo ndeba ndi mfubyi I don't have anyone. Anyway story time y'umunsi imeze gutya yaravuze what can you do mwaravutse muri abana 8 ufite papa na mama ufite famille then nta ntambara yabaye nta kintu kimwe kize kiba then ugasigara uri wenyine ugasigara uri incike umeze gutya kuri iyi si nta wundi muntu hari ku bwawe. It's actually sad. It's actually very very sad. Ariko ngo nyende babwiye so mwana ntago ndi buvuge ni story ni nawo ndi benze 25 minutes 2025 yeah yanyandikira namwe Debbie I have a story for you. Yambwiye ati mfite imyaka 27 nari umwana wa kane wacu ariko umunsi kendi njyenyine nta wundi muntu dufite muri iyi si only Jesus Imana yo mu ijuru. Yambwiye ati navutse iwacu ntago hari Kigali nakuze muri famille bahora bavuga ko nyine bavuga ko ngo famille y'iwacu mama araroga cyangwa mama wacu nyine akora ibintu by'umyuka mibi and everything. Umwana aravuga ati ariko njyewe ntabwo nigeze mbibona kubera ko igihe nakabaye narabibonye cyangwa igihe nakabaye naragize imyaka yo kubibona my mom was already gone. Anyway reka ntangire ukuntu yatangiye ambwira ati navutse iwacu turi abana 7 8 something like that. Kandi kuvuga mama 8 yari umwana wa kane inyuma ye hari abandi bana umwana wa gatatu wa kane yesu umwana wa kane no hagati inyuma hari abandi bana bane. So I don't know if someone is calling me, wait. Urumva muri ubwo buzima rero bwiwe byo urangije agize imyaka 9 cyangwa 8 niho mama witabye Imana. Mama ukuntu yapfuye mama we nyine bamwoherereje ibintu arashya ari mu gikoni arashyeshwa n'umuriro igikoni cyose kirashya kirakongoka. Mama we niwe watangiriye rero yitaba Imana. Muri ubwo buzima papa barabarira hashize nk'amezi 8 papa mama wapfuye. Umuhungu bakurikiranaga cyangwa umwana wabo wa gatatu nawe arapfa. Nawe yapfuye urupfu rutangaje yagiye ahantu agiye kuvoma nyine mu nzira abantu batashye bamusanga aryamye aho ngaho ntiyavomye ntiyagize gutya he just gone and everything. Barangije kwa muganga ngo bavuga ko ngo umwana w'imyaka itarendera y'imyaka nk'icumi cyangwa 12 ngo yishwe n'umutima ngo umutima wifashe urahagarara. It was so weird and everything. Babaye muri ubwo buzima rero ubwo uwo amaze gupfa haciye nk'amezi nkangahe undi kabucura kabo kari kabucura nako karapfa. Nyine bagiye bapfa umwe ku wundi aza gusigara ari we na papa we gusa. Ari uyu mwana w'umuhungu na papa we icyo gihe amaze kugira imyaka
21 ubu afite 27 yageze nyine kuva ku myaka 9 buri mwaka muri make yapfushaga umuntu yarapfushaga agapfusha mpaka asigara ari usigaranye na papa we abikirage papa we kuvuga biramunanira atangira kurwara umutwe wenda kumwica papa wararemba bamujyana kwa muganga bamuvuje Kanombe bamuvuje man umusaza nyine papa we ngo yarashaje kandi takombye gusaza papa we nago yarambwiye papa nyinago ari umukene kuko bansigiye nyine bamusigiye imitungo ameze neza bamusigiye imitungo nta kibazo ariko ngo bamusigiye imitungo nta kintu kimwe yayimaze actually turaza kwagera papa we bamuvuza ahantu hose ibitaro byose bamuvuza umutwe bamuvuza iki bigeraho umusaza aracika nyine arapfa yarapfuye umwana w'umuhungu aricaye ngo abazimana arabaza semana niki nakoze kubera ikirenge bisigaye ku kinanyo utaretse ngo mfe kuko abavandimwe banjye bapfuye papa nyine uyu mwana avuze ko papa we yishwe n'agahinda ugera papa yapfuye afite imyaka 23 kwambwiye ko papa afite amaze papa yapfuye 2022 God urumva 2022 no papa yapfuye mu mpera z'umwaka kuva icyo gihe rero aribana ya nyine yabaga iwabo ahantu nyine baba bari baramusigiye arahaba asigara nyine ubuzima abona bwanze aravuga ati kankora ikintu reka mve ahantu nabagangagurisha isambu azi Kigali azaba murokore nyine bamurokore ba kazungu muri quartier bandi bacuza amabotike araza nyine ashinga botike ashinze botike rero iteka ryose nahoraga ntekereza ko nta kintu nzakora ngomba gushaka nkagira famille basi nkazabyara abana grand frère wanjye agomba kubyara petit frère wanjye nyine abantu bose bacu bagomba kubyara n'abana wanjye agomba kuzabyara atari ngo nkaba mfite igikomere cyuko iwacu mu rugo nyine aho nturuka iwabo wa papa nyine bahoraga bavuga ko mama wacu ari we wapfuye no ngiyo iwabo hapfaga umuntu iwabo nyine habanzaga iwabo iyo hapfya gupfa umwana habanzaga kuza ikintu cy'igisimba kikaza kikarara gikarira ubwa mbere nyine bakibyumva bajya gumva ariko nabi ariko byagezeho icyo kintu bacyumva bose bagahamuka bakaba bizi ko muri bo hari umuntu uzapfa kugenda kose ku buryo papa wabo yacyumvaga akagira ntajye n'ikintu kimwe avuga agaceceka akajya kuryama akavuga ati okay ubwo ninjye cyangwa undi akavuga ati ninjye cyangwa undi akavuga ati ninjye cyangwa kuvuga ngo ninjye yaraje ashinga boutique i Kigali ayishinga mu gace kamwe yankambye ko ntabwo ari ngombwa nkavuge ashingamo boutique arakora pe ati ngiye ntabwo nigeze ntabwo byanze byarampiriye boutique yarampiriye nyigira nini mera neza ubuzima nyine mbona bumeze neza umunsi umwe rero ati nibereye ku kazi byabindi bisanzwe ndi ku kazi icyo gihe papa yaramaze umwaka n'igice apfuye yego umwaka n'igice apfuye cyangwa 2 yibereye ku kazi agiye kubona umukobwa mwiza witonda ushetse amagambo menshi w'inzobe umukozi wo mu rugo ahantu baje gukora akazi ko mu rugo cyashya urumva akimubona ati naramurebye ndamukunda pe ndavuga turamukobwa atwumvise gihe rero ntangira kumutereta maze kumutereta namugure telefone kuko nta telefone agiraga kujya tuvugana igeraho mabuja wiwe aza no kuntu karambaza uramwana ubu mushaka nyine mabuja yabimenye aramaza uramwana umushaka iki ati mbwira mabuja ati ngiye naramukunze ati niba naramukunze kandi uzamumpe murongore amaje bambwa ati nawe nzaguhereza aracyari umwana arangije akomeza tereta umukobwa amaze gutereta umukobwa umuboss wo mu rugo aravuga ati wakugira uzaterura mwana inda niba ko kumukunda mva mwabana kuko ndabona utari umuhungu w'imbwa ndabona utari igicucu uzaze ugira ute uzaze uzagenda ubibwira wabo ubundi mubane niba ari byo ushaka iyo ryaje kuba rero yagize ute yarajyaye iwabo umukobwa ageze iwabo umukobwa aramwerekana nyine nk'umuhungu uri kumutereta amaze kumwerekana umuhungu uri kutereta bajya mu rukiko bazemeza kujya mu rukiko wa mupapa wo muri iyo quartier nyine wandi wa mukobwa akoragaho aramubwira ati rero ati nagana umwokora ubukwe bwa Mirenge uzakora ubukwe bw'abantu baye bakiya n'ubundi nta famille ugira umukobwa n'ugira famille uwo famille ni ntoya kandi rero ntarambwira ati na famille yiwe ntago yumvaga ko ari abantu baza mu bukwe bwiwe something like that
abantu bo papa we bacya baraza baza mu bukwe bwe nyine bamaze kujya mu bukwe bwe ubukwe buraba baby icyo gihe amaze kugira imyaka 25 cyakora man ubukwe maze kuba yaraje wa mukobwa aramuzana abwira umukobwa ati sasa rero ati uko tumaze kuba babiri nge nta kibazo cy'amafaranga mfite ahubwo wowe reka ngushingira ahantu ujya gucuruza imbuto mu isoko umugore umuntu uze amuhereza amafaranga kujya gucuruza imbuto mu isoko ayamuhereje umupapa nyine ubwo imbari we umupapa akaguma kuri boutique wa mukobwa akagira ute akajya gucuruza mu isoko aragenda aracuruza pe atumeze nka 6 twari tumeze neza anatwite amaze gutwita narishimye navuga ati Mana ushimwe ko ugiye kumpereza umuryango icyo gihe rero ngo avuze nyine umugore akimara gutwita yatangiye kujya ryama karota ngakarota umuntu aza ngo agafata inda ya wa mama w'umugore wiwe akayifusatura agakuramo uruhinja agashyiramo ibuye namwe abizi inzozi abantu batari abarokore mwegere hirya ubu ngubu tugiye kuvuga ibintu by'abarokore kanshyire hano wenda munaza kumva hano simwumva kurushaho I don't know urumva wari akarota ngo umuntu ari kuza akamushyiramo ibuye ngo ariko ntabona arinde bako nyine akomeza gutyo akabyuka nyine akabisengera urumva nawe ntabwo ntiyanasengaga cyane akabisengera amara kubisengera akongera akaryama ati yabaze ibyumweru nka 2 abirota abibwira abibwira umugore aragateka reka umunsi umwe rero ngo umugore we ari kugenda ku kazi agenda ku kazi agenda nyine musondo ko arazinduka kujya ajye kurangura ariko agenda ku kazi haje akanya baramuhamagara ngo ndumva mu ndange agira ngo banyijemo ikintu ngo mu ndari kunjya cyane ngo byuka uzunjyane kwa muganga mpagaze hano na hano ati na motari yanze kuntwara bitewe n'ukuntu meze arangije aramugatemereza umumotari agingiye umumotari ndakwinze umugore mu ngarure hano mu rugo tumujyane kwa muganga umumotari avuga ati uyu mugore bitewe n'ukuntu ameze ari kubabara cyane no kuvuza induru ntabwo byakunda ko nyine umugore yamuhamagaye ngo avuze induru n'ibiki byose akavuza induru nyine nk'umuntu ibise bifashe arangije afata umugore we amugira ute abarabyutse nta gukaraba ntaki abari rukanze no kwa muganga ngo bi bageze kwa muganga ati turabizi neza ko umugore ari kubyara inda y'iprimatire y'umwana utuzuye umugore ari kubise kunda amezi 5 ngo 6 yarataruzura neza abaganga baravuga ati ntabwo bishoboka ngenda ibintu mgemba bibaho ntabwo mbizi ntabwo nzi ko inda ishobora kuba inda amezi 5 bahora iba hari kuso yakangwa n'iki kubaho Imana si arangije atobana be baravuka rero bavuka ari abana 2 babahungu ati nabya abana bangana nk'ikisi bangana nk'umwembe udukwana dutoya ahantu amagufa aca hagaragara umubiri wajya ngo ntagara umubiri wajya ngo ni Kamari Jose ati rero naho ngaho urugendo rwacu rw'umusaraba rwahereye ati umugore yarebaga akarira umugore agenda aba mu bitaro ndagemura ndateka hahandi umugore wanjye yakoraga namukuye Imana batubire famille nziza bakajya bagira ute bakaza bakagemura ubuzima burakomeza bimaze gukomeza hashize abana nyine bamaze kumera neza abaganga basigaye aho gatatu n'utwana twataha ibiki n'ibiki urumva guess what umwana umwe muri babandi bana 2 nyine n'ubyo biro by'impanga 2 kamwe karapfa kamwe karapfuye kandi bari bamaze kuba bazima baranze gupfa bafite barapfutse batuzuye bakanga gupfa umva neza ibibazo biravuka Jesus knows anyway umwana barapfuye umwana mwapfuye basigana akana kamwe no baragacyuye bageze mu rugo umugore amera nyine nk'uwasaze umugore gukaraba bikamunanira umugore guteka bikamunanira urumva agahinda ko kupfusha umwana warwaje amezi arenga angahe 5 cyangwa ne mu bitaro umurwaje uzi ngo zabaho bikarangira apfuye none bikarangira yishwe n'ibintu bitanari ngombwa bitagombye kumwica urumva umugore rero kwihangana biramunanira burundu bigenda gute bakomeza bagira ute nyine bakomeza bafata kakana nyine baragacyura bigeze mu rugo nyine umugore kumva kubaho biranga
umugore akajya ahora avuga ngo nziyahura kwiyahura biba indirimbo, akajya amujyana kwa muganga akamubwira ati yashaka ngo agiye kwiyahura, akamujyana kwa muganga. uwo munsi we ngari mu gitondo ngo nkasanga hafi z'ijoro, umugore aramubwira ati sasa njyewe ntabwo bino bintu bishoboye, uzashaka umukozi ageze adukorere. Bashaka umukozi, ati umukozi bazanye ntabwo yigeze babira umwana mubi, yakoraga ibyo ashoboye byose, akarera kakana kagaheka ko nyine ntashaka kumuheka, nyine yahoraga aryamye, nyine yahoraga ameze ukuntu, urumva nyine yahoraga utamenya nyine ukuntu umuntu ameze. So bagishakana siba twise inda amezi 5 kavamo, siba kiri abana bombi. Oh God, it's so sad. Urumva kugeza umugore rero ngo mu kwa kabiri k'umwaka ushize 2025 umukozi abigihu ngo yumvishe nyine akana kari kurira cyane, ariko papa nyine ngo yabaga yiriwe mu kazi n'ibiki byose, ngo akaza nyine akaryama n'agahinda kenshi agasinzira, nyine arasinzira cyane, ngo agiye kubyuka ngo agiye kumva umukozi ari kuvuza induru, basanga wa mugore wiwe yicaye muri salo, urumva yikase n'urwembe. Umukozi avuza induru ati yibaze, ati yiyahuye, baje basanga nanga arapfa, ariko yikase nyine. Ariko ntabwo ari yikase ngo wasanga nyine umugabo avuze ati yasanga yaragiye kwikata uyu mutsi akababara akagira ute ntagire nyine ntapfe. Bamujyana kwa mugabonyeje kwa muganga, baramudoda, amaze kumudoda nyine baramujyana ahantu bamuganiriza, arababwira ngo yaryamye, urumva ngarota ari kuniga nyine ari kuniga nyine kakana ke kapfuye ka mbere, ngo akeka ko ngo ashaka kuba ngo nyine ngo ajye yumva n'amajwi amubwira ko ngo ari we wishe kakana ke yabyaye. Mbaga ati umugore yarasaze, ibyo ntabwo bishoboka. Ati none ntabwo yuko ko umwana wawe yapfuye hanaha kandi wowe cyo gihe anapfata nyine baramwumvisha ko ntiyaranahari, byahenze gutya na gutya. Umugore avuga ngo ngo uwo muntu ugiza kubimbwira ambwira yuko ari njye ugira ute ari njye wamwishe. Ati barambwira ati umugore agomba kumucyura, ariko ujye umugarura hano kuwa kabiri, kuwa kane, kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Urumva nyuma niho baje kumuhereza kuwa kabiri no kuwa kane, bamuha iminsi 2 mbere yuko banje kumuha iminsi 3, akajya guhura na muganga wo mu mutwe. Akamubwira se wa muntu heruka kumwumva, ati reka ntabwo mperuka kumwumva. Yarangiza bakamuhereza imiti, bagira mu rugo iyo miti yakanga kuyinywa, agatangira kumva y'amajwi nanone. Ati nongera numva ngiye gusara, umugore wanjye abakubinini nkirirwa nshinga ko yabinyweye kugira ataza nyine gukora ibintu yakoraga, ibintu akamenagura ibintu, akaza muri butike akajujugunya amavuta, akajujugunya amasukari, akamenagura ibintu, akavuga ngo ndicuza ngo kuba nishe umwana nabyaye, ngo ndicuza ngo kuba nariciye umwana, ngo ndicuza kuba nariciye umwana. Urumva umusore we nawe nabyo yapfusha abavandimwe bose kuva kwa mbere kugira kwa nyuma, apfusha ababyeyi be bose mpaka papa apfuye. Ashatse umugore akunda, umugore w'umwana mwiza, umugore ucuruza, umugore uzi gukora, umugore umeze neza. Ya famiye rero ngo yari yaragize ute, yari nyine uyu mwana w'umukobwa yakoreraga, ngo baramubwira ati sasa uyu mugore wazamuduhaye tukamujyana Indera, bakarakora ikintu kimwe bamukorera. Bamujyana Indera bamushyira mu bitaro amezi 3. Amaze kuba amezi 3 baravuga ati umugore yarakize, mu mucyure atahe. Ngo baramucyura arataha, ageze mu rugo urumva Indera sinzi ukuntu babigenzaga n'ibyo byose, akomeza nyine abaho, yongera umugore muzima rwose, ntagira ikibazo na kimwe. Akana kakajya gaheka, akana ntigeze konsa, ariko ibyo nyine birashira. Bigezeho abwira umugabo ati ariko ndashaka gusubira gucuruza, ndumva ashaka kumera neza, ndumva ashaka nyine gucuruza and everything. Umugabo ati nta kibazo, ati urumva umeze neza, gucuruza uzacuruza. Ati yego. Ejo bundi rero mu kwa 12 k'umwaka ushize, urumva wa 12 iyo busho 12 k'umwaka ushize, ati umugore nyine mbere ya Noheli ntwasubiye mu isoko, atangira kugira ute kongera gucuruza. Aracuruje mu kwa kabiri nanone. Yumve ko bino bintu birimo intuze mu kwa kabiri k'uyu mwaka. Kwa kabiri k'uyu mwaka umugabo agiye kubona abantu baramuhamagaye, ati surabizi ko umugore wawe yasaze Nyabugogo ari kwirukankana abantu. Bwiki umugore wanjye yasaze Nyabugogo, umugore wanjye ko yakize, umugore wanjye ko bimeze neza, ko yari afite ikibazo nyine arambwiye ko arwaye hajya bayitege ya ndwara nabyo bagiye kuntu bavuga pe ntabivuga mu kanseka.
urumva ko yari afite ikibazo cyo nyine byaba mama babyara nyine kwiyakira bikabonanira n'ibiki byose yasaze gute ati yasaze rero ari kwirukankana abantu Nyabugogo byacitse byayobye yasaze ibibazo byavutse ati nyine umuntu aramuhamagaye niko kundi umuntu ajya guhaha yagira ku isoko akabona umuntu hazi muri quartier ahita hamagaye umugabo arirukanka ajya gushaka nde umugore agiye gushaka umugore asanga umugore koko nyine yasari kukubita abantu atakimubona yaramusimbukiye aramuniga aramudunda aramukubita Imana yanjye amaze kumukubita abantu nyine barazamutabara baramuzirika mu kuzirika basubiza hehe kwa muganga urumva kwa muganga none aragenda marayo amezi angahe baramubwira ngo none umugore yarakize umwana wumve ngo uyu mwana wo muri nyine akakana k'agahungu ntago kajya kita mama wako mama umukozi niko kita mama na wa mama wundi yakorewa mukobwa yakoreraga no hita mama kuko nawe yigize abana na mama wahora yagize ibibazo nyine yarwaye n'ibiki byose noneho atabantu batangiye kujya bamubwira ati turabona ati ni maraso yiwanyu ati ni mizimu yiwanyu ati buri uzarebe ibirozi bya mama washaka ari yabiraze niyo mpamvu utarapfa ati ushaka kubura umurozi abantu nyine baramubwira yarabyumvaga abantu babivuga ku ruhande ariko we ntago nyine babimubwiraga ati umunsi umwe umuntu we waba paraza aramubwira ati ariko ubundi ibibazo uhora uhura nabyo ntukora ntubi Kigali ntukora ntufite boutique kwinjiza amafaranga ati ngari ibibazo uhura nabyo kucyara we yavuga ngo mama wararoga ukarakara ugatongana ukavuga ngo ibiki n'ibiki ariko ubundi mama wawe ubundi ntago ari yabisigiye aramubwira se ushatse kubwira ngo ati kamubizi ukuri ati ibirozi bya nyoko no ubifite ahubwo sinzi impamvu utabikoresha ngo uvure umugore wawe kuko nibyo byagezeho birasara byica abantu bose muri famille ati ni nayo mpamvu n'uyu mugore kwa kwanze kubikoresha bihora bishaka kwivugana uyu mugore wawe kuko niwe ugize ute niwe muntu ukunda niyo mpamvu bihora bimujyamo ati rero kuva uwo munsi natangiye kuyantekereza kuko ushaka kuba ndi umurozi koko ushaka kuba mfite ibirozi bishobora koko ncuragura ndi umucuraguzi or something urumva arangije ateje bundi rero baramubwira ngo umugore we nyine icyo gihe umugore ameze ngaho nyine icyo gihe babimubwira umugore yaratashye ateje bundi umugore aramubwira ati ariko se kubona nakize nta kibazo nakize umugore ngo aratashye ageze mu rugo atangiye kujya agira isoni ntajya ahantu na hamwe akavuga ati abantu bambona bavuga ko nasaze ati umuntu wasaze Nyabugogo nkana gukubita uri umugabo wanjye ari wo muntu wari ushaka kumvuza n'ibiki byose abantu bazavuga gute arangije nyine ageze aravuga ati ariko hasi Kigali we ubundi abantu ngo to hell with people ubundi waretse nkishura gucuruza mbwa tuyashe ntabwo ashobora gucuruza utazongera kujya kira kibazo bikagira gute urumva akibimubwiye atamwe ngo ariko se ndongera kukigira gute ngo wakoresheje ibyo nyoko yagusigiye ngo kugira ngo ngiye nigirira amahoro ngo n'umwana wanjye tugira amahoro ngo ko mbona wowe ngo ntayende gahunda ufite uretse gahunda yo kwica maze ufite icyo kibazo ni ibiki mama wanjye yansigiye ati ndabizerega abantu bose banyu bahora bavuga ko ngo ari ibirozi bagusigiye atuzanye ndubireba ahantu banyu babitabye cyangwa ahantu uzi wowe na mama wawe mwabishyize mbere yuko mama wapfa ubundi ari umugore w'umugore ubundi tugira amahoro wenda wowe ujya uroga nta kibazo ujya ushaka abandi baroga ariko uduha amahoro kuko njye ntabwo nigeze nsara nk'iwacu sinigeze nsara iwacu bahora bambwira ukuntu mbana n'umuntu w'umurozi kubera ko mpora nsara ibibazo byaravutse ngo kwako ngo utazi gukoresha ibirozi nyine ibintu byinshi imana by'ubugoryi umugabo ati narabyumisha naragiye nicara mu cyumba ntekereza ukuntu napfusha ababyeyi banjye ukuntu abavandimwe banjye bapfuye urusorongo ati nkaba narigize amahirwe mbonye famille ati mfite akana kamwe k'agahungu n'umugore wanjye numvaga tuzubaka none n'umugore wanjye akaba yizera ko kuko iwacu barogaga ati guys numva ngiye gusara umugore wanjye numva twatandukana kubera ko nsigaye ko numva nanjye ari nk'igihe nicara nkanjye ubwanjye nkumva koko nshaka kuba ndoga kuko simbwira ukuntu shobora kuba ibintu byose mugani biri iruhande rwanjye bihora byangirika guys uyu papa ari kugisha inama y'ikintu yakora njye inama namugira yajya gusenga abandi namwe mugira inama y'ikintu yakora guys I'm so tired let me go to sleep I hope mwese ko muri bugira umugoroba mwiza don't forget to subscribe don't forget to follow niba ushaka kutwohereza story yawe wumva waduha inkuru twavuga kuri YouTube our YouTube here is 0780508902 cyangwa ushaka kwitsamura 0780508902 niyo nimero yacu murakoze cyane bizubi